rero Kristo ntabwo gusa yatubereye imbaraga z'agakiza, Kristo wabambwe n'ubwenge buva ku Mana, yatubereye n'ibindi hano. Akorinto wa mbere igice cya mbere ku murongo 30. Rero ko twinjira rero muri physical needs, les besoins physiques, ibyo umusaraba utuzanira mu byo dukeneye buri munsi. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Amen. Amen. Yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana, gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Donc sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ibyo byose rero byabonetse ku musaraba, aho tubona Kristo wabambwe. Ibi rero nimba rero biboneka ku musaraba, umuntu rero iyo abaye muri ubuzima agapfa ataragera ku musaraba, murabona kagafite? Muhita mumenya rero nyuma y'urupfu aho yagiye. Amen. Ntafite ukwezwa, kandi utejejwe ntabwo wazabona umwami. Ntabwo afite gukiranuka. Mu jambo rimwe apfuye yikoreye umuzigo w'ibyaha bye. Amen. Ntafite gucungurwa. Umva afite iki? Nibyo Yesu yita kujya mu irimbukiro. Abarimbutse byose ni ya jambo yavuze mu buryo bwari butegereje ko Umwuka azana akaryagura. Iriya Yohana 3:16, iriya niryo jambo turiga, buriya turiga mu buryo kuryagura, ariko iriya jambo ryo rikuwemo byose. Dusome iriya jambo tuzi twese batwigisha kuva muri Sunday school. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Umwizera wese atarimbuka. Umva nimba adafite biriya bintu ararimbutse. Kandi twabonye ko ubwenge bw'Imana, ukwera kw'Imana, ukwezwa, sanctification, justice, gukiranuka, redemption, gucungurwa, bibonerwa ku musaraba. None se wowe utagiye ku musaraba ngo bihabwe, hanyuma ugapfa, ibyawe bimeze gute? Uba warimbutse. Kurimbuka muri cyo c'est être séparé de Dieu éternellement, kuba kure y'Imana iteka yose. Imana ikakwibagira, nta na rimwe izakwibuka ngo ikuvaneyo. C'est ça en fait la perdition, kuangamia, kurimbuka. Amen. Forever. Far from God forever. Kure y'Imana ibihe n'ibihe, milele na milele. Iyo umuntu apfuye rero ataragera ku musaraba ngo ahure n'Imana, ibyo byose ngo abihabwe, abarimbutse. Tugero turebe rero icyanyuma cy'uno munsi, comment la croix pourvoit à nos besoins matériels. How the cross provides, supplies our physical needs. Ni gute Imana ikemura ibibazo byacu by'ibyo dukeneye ku munsi, imibiri yacu ikeneye. Ni gute? Dusome mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 19 ku murongo wa 25 tugeze ku murongo wa 27. Nyina wa Yesu na nyina wabo na Mariya muka Kiliyopa na Mariya Magdalena bari bahagaze ku musaraba wa Yesu. Nuko Yesu abonye nyina n'umwigishwa yakundaga ahagaze bugufi. Uwo ni Yohana. Yohana niwe mwigishwa yakundaga. Abwira nyina ati, mubyeyi, nguyu umwana wawe. Maze abwira uhereye uwo mwanya uwo mwigishwa
amujyana iwe. Amen. Hano hari revelation ikomeye. Amen. Yesu ari ku musaraba mbere yuko atanga, mbere yuko apfa, batubwiye bamwe mu bari kuri uwo musaraba aho Yesu yabambiwe, Golgota. Mu bari bahari, abari proche ya Yesu, yavuze nyina na nyina wabo na Maria Magdalene, umwe yakije abadayimoni 7, na Yohana. Impamvu hano Yohana ativuza izina muri ubu byari byo. Amen. Iyo Yohana yanditse akagera kuri we yavuga ngo umwigishwa Yesu yakundaga cyane, niwe yari arivuga, kuko yakundaga kuryama mu gituza cya Yesu. Niwe yari muto mu ntumwa zose. Noneho Yohana yari aho. Yesu abwira nyina ngo, mubyeyi, dore umwana wawe. Abwira Mariya amwereka Yohana ngo, dore umwana wawe. Ahindukira na Yohana aramubwira ngo, dore umubyeyi wawe. Amen. Haleluya. Amen. Kuva icyo gihe batashye, Mariya ntabwo yatashye ahandi, yahise amutahana. Yohana yahise atahana nyina wa Yesu, amubera umubyeyi nawe amubera umwana. Ni kuvuga iki? Uvuga ngo Imana izajya ikemura ibibazo by'uriya mubyeyi binyuze muri Yohana. Nuko ku musaraba Yesu akemura ibibazo kuko we ntabwo azaba gihari. Mwumvise? Mu buryo fizike. Rero Yesu akemuye ibibazo by'imibereho bya Mariya. Nuko ku musaraba Mariya ntabwo azasigara nk'umubyeyi adafite uzamwitaho, umwana. Jean va suppléer à l'absence de Jésus auprès de sa mère. Nuvuga ngo Yohana azahita afata umwanya wa Yesu mu buryo bwa kimuntu kuri nyina. Niyo ngo yahise amufata amujyana mu rugo. Nuvuga ngo Yohana azamubera umwana. Nuvuga ngo Mariya azaba afite Yohana nk'umwana. Nta kintu ikintu Yohana azayikora. Byabereye hehe? Ku musaraba. Ku musaraba rero niho Yesu akemura ibibazo byawe. Amen. Aho ni ubonera umutima wa Yesu kuri wowe. Ntabwo gusa yazanye ibisubizo yo mu mwuka gusa, no mu bugingo bwawe. Ku musaraba Imana binyuze muri Kristo wabambwe yazanye n'ibisubizo ku byo ukeneye ku munsi muri ubu buzima. Mwabyumvise? Rero ntukwiye kwiganyira, ntukwiye ko ariko se ibisi Imana irabizi. No. Naje kubabaza, Yesu ntiyashoboraga byose? Kuko ibyari ngombwa yuko amuha Mariya Yohana amubera umwana. Kubera iki? None si Yesu niye kuzahora ko ari Imana, sibyo? Akoresha uwo ashaka wese, nyina ntazigeragira ikibazo. Kuko Yesu yazanye ibyo birarenze uriya Yohana, birarenze na Mariya. Ariho aravuga ngo yaje no gukemura ibibazo by'imibereho yawe. Ku musaraba ntacyo wasize. In short, the cross is full of solutions. Umusaraba uzuye ibisubizo byawe sur tous les plans, spirituel, émotionnel, physique. Dieu a pourvu. Mu gusoza rero umenye ngo umusaraba ni wo mutima w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nujya mu bindi byose bikwiye kunyura ku musaraba. Amen. Byose bikwiye kunyura ku musaraba. Hanyuma mu gusoza mwumve iri jambo rimwe nshaka kubabwira. Umuntu mwahuye nawe mu buzima akakumaraka mu buryo buri special.
umuntu mwahuye mu buzima bwawe, hanyuma cyangwa umuntu special mwahuye mu buzima bwawe, umuntu udasanzwe mwahuye mu buzima bwawe, ujya umwibagirwa? Ntibishoboka. Twese nibaza ko mu buzima bwawe ntihabuze umuntu special mwahuye nawe, umuntu wakumaritse mu buryo positif, apana umuntu wakubwiye nabi. Ibyo ntabwo tubirimo ibyo, sibyo? Umuntu wakumaritse mu buzima bwawe, ushobora kuba ari umwarimu, ushobora kuba ari umubyeyi runaka, ushobora kuba ari inshuti, simbizi. Umuntu mu buzima bwawe wakumaritse positive, umuntu ufite muri wowe souvenir, urwibutso rw'ineza idasanzwe yagukoreye, yabaye special mu buzima bwawe, bene uwo muntu uzarinda uva muri isi utaramwibagirwa. Si icyo gusa nshaka kubabwira, unibuka aho ubwa mbere mwahuriye, ntujye wibagirwa. Wabizi? None rero niwibagirwa ibindi kuri Yesu, uzajya wibuka aho mwahuriye. Ni ku musaraba. Wabizi? Ku musaraba niho twahuriye n'Imana. Wabizi? Rero ntuzigire wibagirwa ku musaraba, ntibagirwe n'uwo mwahuriye nawe, ni Yesu Kristo. Ibyo uzabyibuke kugeza ku mfiro. Amen. Umuntu ari special kuri wowe, ari special kuri wowe, wibuka aho mwahuriye ubwa mbere. Iyo sene urayibuka, waba ukanuye waba usinziriye. Rero ku musaraba, amen, niho hantu twahuriye n'Imana. Ntabwo rero nubwo tutakwibagirwa Imana muri Kristo Yesu, ntidushobora kwibagirwa aho twahuriye nayo, ni ku musaraba. Simvuga ahantu wumvise ubutumwa bakagusengera, ntabwo ari ibyo. Erega naho hantu wumvise ubutumwa bakagusengera harahari kubera umusaraba. Uko iyo umusaraba utahaba, ni Beteli ntihari kubihari. Ubu tuba turi ahandi no mu bindi. Wanyumvise? Umusaraba rero niyo soko ibyo byose. Ntuzibagirwe rero ikintu na kimwe, ntuzibagirwe nubwo icyo ari cyose kizakwibagiza umusaraba ndetse n'uwubambweho, ari we Yesu Kristo. Haleluya. Mu cyongereza baravuga ngo the cross is a very special place, and on the cross there is a very special person. Nuvuga ngo ku musaraba niho hantu hadasanzwe, kandi kuri uwo musaraba hari umuntu udasanzwe. Turashoje. Amen. Musaraba niwo mutima wa Bibiliya yose. Reka mbabwire, isano rya kera kuva mu itangiriro, amen, ukagera kuri Malaki, amen, rituyobora ku musaraba, amen. Hanyuma mubiriza ibyakozwe n'intumwa, amen, haleluya, kugira mu byahishe Yohana bituvana ku musaraba, bitujyana aho twagenewe, kuvuga ngo hamwe n'Imana, mu ijuru ry'Imana. None umusaraba muwushyize hehe? Muwushyize hehe? Hagati. Ni hagati. Tout conduit à la croix, amen, et tout découle de la croix. Urumva? Nuvuga ngo byose bigana ku musaraba, kuva mu itangiriro. Amateka, haleluya, amateka yose aganisha ku musaraba, amateka y'Imana n'abantu. Hanyuma kandi rero amateka akakuvana ku musaraba akuganisha aho uzabite iteka ryose.
rero umusaraba uri hagati y'amateka y'Imana n'abantu. Niyo mpamvu rero ukwiye kumenya ibisobanuro byawo. Imana ishimwe. Amen. Kuko aho niho Imana yagaragaye, aho niho n'umutima w'umuntu wagaragaye ko ari umutima uri mu buhenebere. Nabambwe ega si bariya gusa bavuga mu cyimbo cyacu twese, ni twese twabivuga nabambwe. Aho ni umutima w'umwana w'umuntu, ububi bwawo n'ubugome n'ubuhenebere byagaragaye. Kandi aho ku musaraba nyine niwo umutima w'Imana nawe wagaragaye, ngo data wababarire nibaze icyo bakora. Umutima w'Imana wagaragaye ku musaraba n'umutima w'umuntu wagaragaye ku musaraba. Aho rero byahuriye, umutima w'ubugome n'umutima w'urukundo byarahoberanye. Amen. Bibyara agakiza. Ariko hari icyo ntababwiye. Uzi ko mu ijuru indirimbo ziririmbwa n'uwo musaraba? Wabizi? La croix a une portée éternelle. Dusomere kugira ngo twuzuze inyigisho z'uno munsi. Ibyahishe Yohana ibice 5, umurongo wa mbere gwe ku murongo wa 5. Ntabwo bigaruka gusa Golgotha muri isi, no mu ijuru uwo musaraba niwo uririmbwa. Imana ishimwe. Ibyahishe Yohana 5:1-5. Mbonana iyicaye kuri ya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma, kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Amen. Komeza tugere kuri 10 kugira ngo byuzure. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'aba bakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7 ariyo myuka 7. Umwana w'intama ninde? Gusa n'uwa none baravuga iki? Baza kumva n'indirimbo yabo icyo ri buririmbe. Hano baravuga umusaraba. Afite amahembe 7 n'amaso 7 ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kuyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 n'aba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite intanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Amen. Haleluya. Amashimeje ku mwami Yesu Kristo. Mwumvise mu ijuru baririmba iki? Umusaraba. Uvuga ngo ufite portée éternelle. Baririmba umusaraba. N'ijambo ry'umusaraba rirakomeye. Ntabwo ari message gusa igahukira ku isi, ni message iri no mu ijuru. When we talk about the cross, we touch heaven. Iyo tuvuze umusaraba dukora mu ijuru. Imana ishimwe. Si ibyo gusa, tugakora n'ikuzimu bagenda imishitsi. Ko ijambo rifite portée irenze cosmos, irenze inyenyeri n'ibiki byose. Niyo mpamvu navuze ni umusaraba wa Yesu niwo mutima w'amateka y'Imana n'abantu, ndetse no mu ijuru niyo message ihari. Yesu wabambwe azaririmbwa
iteka ryose. Imana yari gukuraho isi n'ibyawe byose, kuko Imana yari yazinutswe. Numva ko umusaraba niyo solution ya byose. Ukuvuga ngo umusaraba niyo raison yatumye isi ikomeza kubaho. Iyo umusaraba utahaba nta mpamvu isi yari kubaho. Abanyabyaha badashaka kwizera Yesu ntibazi ko banariho kubera we. Iyo atajya ku musaraba yari kurangira, ntabyo bazi. Ariko bazabimenya kiriya gihe, ariko barira ntagaruriro. Imana ishimwe. Kadusenge. Mwami, turagushima kubw'umusaraba wa Yesu. Niwo ryo huriro ryawe n'abantu, niwo watanga ibisubizo umwana w'umuntu akeneye mu buzima bwe bwa none n'ubuzima buzaza nyuma y'urupfu. Mwuka rukomeze kwagura ijambo ry'umusaraba mu mitima y'abakwizera, Mwami Yesu. Amen. Okay, ndabashimiye.